kabisa tubereka n'ibikorwa bigiye bitandukanye muri Nyabugogo, aho ushaka kugura ikibazo hano hafi ya Nyabugogo neza cyane, aho twaba tubakatiye amakuru meza cyane ndetse uburyo watwandikira inbox asanga aho usanga n'ibintu byacu ibibazo se wakubaho ibintu bakomeje tubereka President Paul Kagame ahari muri Nyabugogo kabisa, abaturage bamwakira neza. ni bimwe bakunze kwitanga uruvunganzoka, murabona ko natwe tuba tubabereye nka John Bitizi, tubagezaho amakuru ku gihe kandi tukanabagezaho Nyabugogo President Paul Kagame n'abaturage be cyane rwose. hano Nyabugogo murabona umusaza ku mapangu neza cyane, natwe tubabereye ko kamera zacu tuba twaziterekesha ku gihe kandi tubagezaho amakuru meza cyane. Nyabugogo amakuru hano kuri John Bitizi tubafitiye amakuru make cyane maze kumenya nyuma y'uko tuba twinjiye mu plot and we don't and survive everyone. Imodoka za polisi zimaze gucaho polisi kabisa muri kugenda kuri John Bitizi President bafite amakuru ni President abana. Yes yahagaze ruguriri bari barimo bareba umuturage benshi cyane bari mu muhanda bareba umusaza Paul Kagame atambuka Nyabugogo, nibwo twamwegereye turamubaza ati umubonye ute, nawe ntiyagize azuyaza kutubwira uburyo yamubonyemo. Tubwiye ko yitwa Nshimiyimana Jean Claude, ati yamubonaga ku mateleviziyo ese ku makirishi ku mvaho, uko yamukekaga ngo ntabwo ariko yasanze ari ngo icyamutunguye ni uko yasanze ngo ari muremure ngo kandi yakekaga ko ari mugufiya. Amajwi yabashije kugaragara mu buryo bwacu kuko namwe murabyibera ngo twagiye tumubaza
ni umwana w'umusore muto cyane uri mu kigero cy'imyaka nka 25. akarasisi k'abamotari bishimiye perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuko amaze guhagarara muri Nyabugogo neza muri santere akabasuhuza, namwe murabyibonera ngo kuri John BTV ni amakuru tubagezaho kandi ku gihe nk'uko mubidusaba kandi mubidukurikiranira, turimo turabibereka kabisa cyane. Yes. On the move we present. Tumaze tugenda mu muhanda ya cyerekezo hamwe n'igaraje nawe uraho amakositimu ziri Berlin dongora w'akayi kositimu kata namubonye tugenda dukomeza mu mihanda ya Nyabugogo, ubwo twareba ukuntu abaturage hifashe kabisa, imihanda neza cyane, inyuma y'aho imodoka zaba ziparitse gato cyane, ubwo twagendaga tureba neza uko bimeze bitewe biba ari fresh cyane, gake gake uko ibikorwa byubatse hano Nyabugogo, ahantu hahurira imbaga y'abantu nyamwinshi cyane, nuko rwose kabisa.